nahagurutse uyu munsi papa birakomeye kuko none uyu munsi ntabwo nkubaza umunsi ndashaka kuvuga ibyo namenye kuri wowe n'umuco wawe nuko uteye umbwire nawe niba nabimenye neza siko bimeze ako papa urahambaye hari ibibazo nakibaza ariko ibi bibazo mbyibajije naba nshaka kuguhinyura kuko ukuntu hambaye birarenze ukuntu hambaye bishobora gutuma nibaza ngo ariko ese wowe hari uwakuremye ntibishoboka nta wakuremye kuko uri umuremyi wa byose ariko namenye ubwiru bwawe akantu kamwe gakubiyemo ubwiru bwawe ni ukuri ugira neza ntabwo ari byinshi ariko urahambaye ndagira ngo mbibwire bene data niba ubyishimira ariko nawe aho ntabivuga neza ni ukuri umwuka abibabwire neza siko bimeze urakoze papa nongere nkababwira shalom bene data hano ni Bible Poetry ni buri munsi ikiganiro cyanyu kandi kiza kugira ngo kituzamuremo imbaraga cyongere kitwereke ubwiru bw'umuremyi wacu ubwiru bw'umugambi mugari w'ibyo atwifuriza w'ibyo adufiteho ashaka ko tubaho dukora kugira ngo atubone atumenye amenye ko turi abana be Imana yacu nishimwe hanyuma rero nabateguriye ibyanditswe byera ni bibiri biri ahantu habiri hatandukanye ariko bivuga ikintu kimwe uyu munsi ndagira ngo tuganire ku imbabazi bwira umutima wawe ngo imbabazi ese imbabazi rero nazitekerejeho birandenga cyane nongera guhishurirwa yuko umuntu wese uvuga yuko yamenye Imana ariko ataramenya imbabazi zayo biragoye ko yamenye uko Imana ikora biragoye ko yavuga ngo yamenye Imana kandi Imana ni imbabazi nagiye ndatembera nagiye muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 ndetse n'uwa 17 aho bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho 17 akavuga ngo kuko itatumye umwana wayo guho gucira abari mwisi w'iteka ngaho ngo byari kugira ngo bakizwe nawe urukundo rushobora gutuma Imana itubabarira ntiducirweho iteka bigatuma uburakari bwayo abari bakora iby'Imana itishimira byagaragaraga mu maso hayo bigatuma Imana ivuga ngo ndabababariye babaye abana banjye biciye mu mwana wayo umwami wacu Yesu Kristo haleluya umva none izo ni imbabazi ziri mu mushinga mugari watumye Imana yifuza kuducungura hari izindi mbabazi twebwe turi hano mu isi mu rugendo dukeneye imbabazi zikomeye cyane ese umuntu yari yakugirira nabi ese umuntu yari yaguhemukira wowe ukajya wumva uwo muntu uko umutekereje umutima wawe uraremereye kandi ushaka Imana ndagira ngo nkusabe muri uru rugendo rw'agakiza muri uru rugendo rw'abavuga ko twamenye umwami wacu Yesu Kristo biragoye ko ahishurirwa urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo utariga kubabarira utariga kubaho ubabarira ubuzima bwa buri munsi ukeneye kwiga
kubaho ubabarira. Kuri iyi si nta kindi cyiza kiri mu isi, akantu kose kagukomeretsa ariko igakubabarira. Ndagira ngo rero tuganire ku kigero, umva umuntu yagera ku kigero cyo kugera aho kwica akugambanira ubona ugomba gupfa. Wowe uwo muntu uri kugukorera ibyo wamukorera iki? Niko byagenze. Umwana w'Imana baramugambaniye, baramujyana bajya kumubamba. Ariko ndagira ngo dusangire uyu munsi imyumvire yari afite. Uwo munsi bamubambaga bagiye kumutera amacumu, bamwambitse amakamba y'amahwa, amaze kugenda urugendo rw'inzira y'umusaraba, baraye bamutoteza, bamukubita inkoni zirimo imisumari, bamututse, bamwise umujura, umwami w'indaya, umwami w'abajura, umwami w'abasambanyi, umwami w'abantu baciriritse. Hanyuma niturangiza turanaganira no kundi wamuhishuriwe, wamwizeye, ari we Stefano. Twumva imyumvire umuntu wahishuriwe izi mbaraga z'urukundo rw'Imana aba afite, kandi duhita dusanga ari urufunguzo twese dukeneye gutwara umunsi ku munsi. Nubwo waba utabibashije, nubwo waba utabyumva, ni imbaraga dukeneye gutwara zikubiye mu bwiru bw'Imana, zitujyana kugira ngo tubashe gukunda umunsi ku munsi, kuko niryo tegeko twahawe rikomeye. Ntabatindiye rero, reka dusome bino bice. Turabisoma twihuta, tunasoma umurongo ku murongo. Wowe nufashwa uzasoma igice cyose. Ndagira ngo dufatanye noneho dusome iki gice cyo muri Bibiliya, duhera mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo ndetse wa 59 n'umurongo wa 60. Turabasha kuyoborwa n'Umwuka maze adusobanurire. Ndagira ngo ubyumve neza. Ngo bakimutera amabuye arambaza, aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Haleluya. Reka mitenge n'ahandi. Reka tujye no muri Luka, hanyuma tubashe gusoma umurongo wa igice cyawo cya 23 umurongo wa 33. Aho umutwe w'amagambo uvuga ngo babamba Yesu bamushinyagurira. Nuko umurongo wa 33 umva kuntu uvuga ngo, nuko bageze ahitwa Inyabihanga, bamubambanaho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Imana yacu nishimwe cyane. Ntatinze, ndagira ngo mwese mubyumve. Ubwo umwami wacu Yesu Kristo yararangije ari mu nzira zo kurangiza urugendo rwe hano ku isi, baramubambye, baramucumita icumu. Ububabare bukomeye cyane. Nge nkunda kusaba Imana ngo Umwuka ajya anyigisha, atuma mbasha kwibaza ibibazo byatuma mpishurirwa uburemere bw'icyo gikorwa. Ibaze ko yari umwana w'Imana. Ibaze ko twabibonye ko yazuye abantu. Ibaze ko twabibonye ibitangaza yakoze, agafata ugutwi akakongera akagucomekaho. Byarashobokaga yuko ahitaga avuga ngo bano bantu bose bapfe, bagapfa, ariko atumberera ku cyari cyaramuzanye. Arangije aravuga ngo, Data, ngo ntubabareho urubanza, ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Niyi niyo myumvire Imana idushakaho. Ahantu hari urukundo haba hari n'imbabazi. Birajyana umwe n'umuvandimwe wundi. Ntiwavuga ngo urakunda utababarira. Kugira ngo ubashe gukunda ni ukuba ufite imbabazi. Haleluya. Imana rero itugire neza. Umva rero n'uwari waramwiringiye Stefano arangije ari kugambanirwa, amajije guhamya uwo yizeye, amaje no kubabwira yuko bamubambye bakamwica. Ngo basasabiranywa n'umujinya.
ngo maze nawe amaje kubibona nibwo yavuze ati iyo babashaga kumenya aho njya bakabasha kumenya uwo ndi we ntago bakanyishe kuko bari kwica umubiri gusa. Ndi narahinduriwe ngewe dore ngiye nsanze data mu ijuru nigiriye mu wundi mwanya nateganyirijwe. Umuntu abashije kubimenya nta wakongera kugira urundi nabi. Yes, watangira ukabana neza na mwene so kuko hari impamvu yatumye umwana w'Imana atangwa. Byari kugira ngo tumenye ubwiza buzakurikiraho nyuma y'ubu buzima. Rero ndagusabye ndagira ngo nkwinginge iri jambo ntago ari ibyanditswe gusa nk'amagambo nk'uko usoma ikinyamakuru. Ndakwibutsa yuko ari ijambo ryahindura ubuzima bwawe, ryari ijambo ryarema ibitari biriho bikabaho, ari ijambo rifata abari abagome bagahinduka abagizi ba neza, ari ijambo rifata abari indaya bagahinduka abahamya umwami wacu Yesu Kristo, ari ijambo rifata abacaga inyuma abagore babo, abagore bacaga inyuma abagabo babo, bigatuma urukundo rujya mu muryango, abari bari kujya muri divorce bakazihagarika. Ari ijambo rifata umwana wavutse ari imfubyi avuga ngo ntigeze abona umubyeyi, rikamubera umubyeyi, rikamuha uburere buzima, rikamuha imbaraga atigeze kumenya, rikamwereka ko hari Imana umubyeyi w'ababyeyi. Haguruka wa mwana we, ntabwo uri wenyine, n'uwisunga ijambo ry'Imana ntabwo uzaba uri imfubyi, ngo ni we se w'imfubyi akaba n'umugabo urengera abapfakazi. Ese umupfakazi wabanye n'umugabo yabasha gute gukomeza kubaho buno buzima bw'inosi atabona umugabo? Uretse Yesu Kristo waza akajya muri we akamuteramo izindi mbaraga zibasha kwihangana no kwiyubaha. Tubihishurirwe. Nta kindi, ni ijambo ry'Imana niryo ribasha kugera mu mutima w'umuntu, umuntu agahinduka akaba umugabo. Imana yacu nishimwe. Shalom shalom. Nagira ngo nkwibutse ngo iyi ni Bible Poetry. Ushobora kuba uri umwe wenyine, iri jambo rigize icyo rifasha. Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi nawe utangira ukande subscribe, tugiye tubasha gufashanya, tubashe kungurana izi mbaraga. Utangira usangize na bene data benshi utekereza ko ryagira urigira icyo rimarira. Nagahoraho ni Bible Poetry hamwe na Francis Zahabu kuri Francis Zahabu TV. Shalom shalom.